Ndagusuhuje wowe ukurikiye iki kiganiro by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe nkuko nari nabibasezeranyije rero mu kiganiro cyacu cy'ubushize. Uyu munsi ndakomeza mbaganiriza ku bindi bintu bitatu by'ingenzi ndetse n'amafunguro ntoranwa yabafasha kubona concentration ku buryo buhoraho. Mbonereho kandi no kubiseguraho kuko izina rya channel yacu ryahindutse, ntago rikiri The Sunsets ahubwo twahisemo kuyita sakwe bitewe nuko ari channel yaje kugira ngo ikungure ubumenyi, kandi murabizi ko muri sakwe haba ari ukungurana ubumenyi. Imikorere yo iracyari yayindi nk'ibisanzwe, ni umurava mwinshi tubakorera ubushakashatsi bwimbitse ku ngingo zitandukanye z'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya gatandatu cyagufasha guhorana intekerezo ziri kuri gahunda cyangwa se concentration ngo ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Buriya rero ngo intekerezo zacu kugira ngo zihore kuri gahunda, icyo ugiye gukora cyose ugikore nta kavuyo kari mu ntekerezo, ngo biragusaba ko umubiri wawe uhora uhagaze neza cyangwa se umerewe neza. Ngo mu gihe umubiri wawe uhorana umunaniro, dore ko buriya siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri igabanya ibyago byo kuba umuntu yahorana umunaniro. Ngo iyo umubiri wawe uhora unaniwe rero ngo nta buzima bwiza uba ufite, kandi ngo ukunda kugerwaho n'uturwara tugiye dutandukanye twa hato na hato. Buriya kiriya gihe ngo kubona concentration ngo bizakugora cyane, nubwo bizaba bigishoboka ariko ngo bizajya bikugora cyane. Ngo rero ugomba kwiyorohereza ubuzima, umubiri wawe uwufasha kumererwa neza, ukora imyitozo ngororamubiri kandi kuri gahunda idahinduka. Bizakwagura mu guhorana concentration cyangwa se intekerezo ziri kuri gahunda. Ikintu cya karindwi wakora ukajya uhorana gahunda mu ntekerezo ngo ni ukugenda uhinduranya ahantu. Buriya ngo gukorera ahantu hamwe igihe kirekire bishobora no gutuma wumva umeze nk'umusazi, kubera igihe kinini wamaze utekereza cyangwa se ukoresha ubwonko. Gufata iminota mike rero ukaruhuka ngo bizafasha ubwonko bwawe kuguma bukora neza kandi wumve wishimiye ibyo urimo gukora. Niyo ya concentration twavuze haruguru. Ingingo ya nyuma muzo nagukoreyeho ubushakashatsi zagufasha guhorana intekerezo ziri kuri gahunda, ngo ni ukuzirikana ko guhora witoza kugira ngo ugere ku cyo wiyemeje kugeraho, no mu gihe utarakigeraho 100%, ariko ngo ugakomeza witoza, ngo uba wumva urugendo ruhagaze neza, kandi nawe ubwawe uba wumva uhagaze neza mu byo urimo gukora, kandi ngo buriya ntago wacika intege. Concentration rero nayo buriya ngo ni igikorwa nk'ibindi, uko witoza cyane niko nayo igenda imera neza. Ntushobora guteganya kuzaba umwirukansi mwiza mu gihe udakora imyitozo. Concentration nayo nuko uko uzakomeza kwitoza biriya bintu twavuze haruguru, niko nayo izagenda ikomera. Buriya ngo hari n'amafunguro yagufasha kubona concentration ku buryo buhoraho. Reka duhere mu bijyanye n'ibinyampeke. Buriya ngo mu bijyanye n'ibinyampeke ujye ukunda kurya ingano inshuro nyinshi, ibyitwa quinoa, ndetse n'iriya migati ikorwa mu binyampeke byitwa wheat, nayo ngo irafasha cyane. Mu bijyanye n'ibifite inyubaka mubiri cyangwa se ibyo dukunze kwita ngo ni proteine, ujye urya amagi, ariko ntukirengagize ko umuntu yemerewe igi rimwe mu cyumweru, yakabya hakarya amagi 2 yonyine mu cyumweru. Ngo ujye ukunda kandi no kurya amafi. Mu mboga ujye ukunda kurya avoka, beterave, poivro, izitwa broccoli, imboga rwatsi ndetse n'inyanya. Mu mbuto naho ngo ujye ukunda kurya imineke inshuro nyinshi, izitwa blueberries ko bazabasha kuzibona, pome, amacunga ndetse n'inkeri. Hari n'utundi tuntu kandi abantu bajya bafata ku rugendo cyangwa se muri ya masaha atarasanzwe yo kurya,
buriya hariya ngo ujye ukunda gukoresha shokora z'umukara, ubunyobwa ndetse n'imbuto z'ibihaza, bizagufasha kwagura concentration. Naho mu bijyanye n'ibyo kunywa byagufasha guhorana concentration, ari naho ngiye gusoreza ikiganiro nyungurakantu cy'uyu munsi, ngo ujye ukunda gukoresha ikawa y'akazuyaze ariko itari nyinshi, ji y'imbuto nayo itari nyinshi, icyayi cya mukaru ariko kirimo umucyayi, ndetse ujye ukunda no gukoresha amazi ahagije. Ibi byose nubikurikiza nakabuza ngo intekerezo zawe ntizizigera ziva kuri gahunda. Sinabura kukwibutsa ko abashakashatsi bagaragaza ko abantu bose bagiye bagera ku biroto byabo cyangwa se ku ndoto zabo muri iyi si, ngo babanje kwitoza ndetse no kwiga cyane bihagije ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora kubona concentration. Ndagushimiye cyane wowe twabanye mu kiganiro nyungurakantu cy'uyu munsi. Ndagukangurira no gukora subscribe kuri Sakwe TV kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho kugihe. Ikiganiro cyari nyungurakantu, naho njyewe nari umukunzi wanyu Iradukunda Regis. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.